ubungubu ni umuziki umva ni umuziki nta mwana w'abandi nshaka gutera agahinda dore ngo abasitari ngo mba numva banga abasitari ngo turi abagome ngo turi babi ngo dutera abana b'abandi agahinda umva ubungubu rwose ndi single ariko ndi busy kuri music. I want to focus on my music. I want to be busy. I want to produce many music, like a lot of music. Like ndashaka kuzasohora nka album nk'icumi nko mu myaka iri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 8 nzaho narasohora album 10 kabisa. So nago rero wakora ibyo bintu ubivanga no ku relationship ni ikindi kintu undi mushinga umuntu aba akwiye gutekereza akavuga ati ngomba guhura n'umuntu uri serious, umuntu tubyumva kimwe, umuntu. So uyu munsi kabisa Dumba ntabwo nshaka kugira umuntu mbeshya. I am busy working on my music, like I can feel the energy. I am busy working on my music kabisa. Iyo ushatse gushimisha umubiri bigenda gute? Iyo ushatse gushimisha umubiri se ntabwo Imana yadushyiraho uburyo bwo kwifata, ntabwo Imana yadushyiraho uburyo bwo kwifata. Ikindi uyobeye ko habaho gakondo, nta gakondo ntuyizi diye. Gakondo diye. Arumunika nari buvuge yaravuze Emma Dutereste ni n'umusani ariko n'umusani wakoraga imiziki mbonera gihugu. Sinzi niba abantu babizi ko habaho imiziki mbonera gihugu, barabizira. Nizere ko abanyarwanda bari hano babizi, bazi ko habaho uwo muziki, habaho umuziki mbonera gihugu. Uwo mujama yakoraga umuziki mbonera gihugu, noneho reba tera story aravuga ati hari ahantu ugera ugasanga birakomeye, noneho umunega amazi iyo usanze bikomeye bigenza ute? Uzi ukuntu yavuze? Ahise avuga ati ni gakondo, ni chanchwe system. Ni chanchwe system. Gakondo chanchwe system. Yago kudasa nk'umuntu ushobora gukora gakondo. Gakondo system wabonye rika. Oya Dumba mba nkubwire. Okay, let me be honest with you Ebana hari ukuntu iyo umuntu sinzi niba biba ku bagabo bose ariko abenshi nkeka ko bibabaho. Umubare mwinshi w'abagabo bari hano baze kumfasha kugira ngo abantu bari hano batajyaho ndabeshya. Iyo uri umusore hari ingeso ufite cyangwa hari ibintu ukora bijyanye no gushimisha umubiri, ukabyara ukabona umwana nyine, ukabona umuntu wawe ukuvuyemo, hari ukuntu ibintu bigahinduka rwose, ugasanga uri strong and still, kandi iryo shimisha mubiri atari ibintu nyine ngo byabaye ngo wumve ngo urumva nka mbere byabaga ari ibintu bigoye ukuntu, ariko ubu ngubu ntabwo ari ibintu nyine mba numva biye. Sinakubeshya naba ngiye kukubeshya. Niyo mpamvu kuba narabyaye, hari kuba mfite umwana uyu munsi, hari ikintu gikomeye byanyongereye, byananyubatseho ndetse byananyubatsemo muri ngewe. Abantu ntibakubere, hari umuntu mbonye byanditse hano kabisa, ngiye gakondo sinjya nyikora, sinanayishobora. Bira biboro bira sinakwivamo. Ntabwo njya nivamo ibyo iziraboro kabisa, ntabwo zijya zikora iwanjye, ntabwo zakora pe. Keza niyo nabonye hano
yago ukunze gusubiza ibibazo ushize mu bwenge. Iki nacyo ndashaka kugishire mu bwenge. Abantu ntibakubaniye. Ejo bundi nabonye ba Eric Semuhungu arimo aracelebratinga kubera ngo bafunze jihad. Wowe tukaba tuzi ko nawe wari ufite ibibazo na jihad. Nawe uri umuntu wakwishima. Sha ndumva reka nkubwire uretse no kunsaba ngo gushyira mu bwenge erega ndumva reka nkubwire. Imana yaturemanye ikintu cyuko urabona ukuntu uri kuri kamera nanjye ndi kuri kamera. Nk'ubu ngewe umbajije ikibazo nkakubeshye wahita ubyumva wabifiringa niyo utabivuga kura bifiringa. Nanjye iyo nkubajije nk'ikintu cyangwa ukambeshye cyangwa ugashyiramo uryarya mpita mbifiringa. Wenda nkaba nakwihorera nkabisimbuka ariko mpita mbifiringa. Icyo kintu Imana yarakituremanye uretse no kumbwira ngo gushyira mu bwenge. Ngewe narabivuze no ku ma live yanjye apana n'iyi live. Sinzigera nishimira ko umuntu yagiye mu nzu y'imbohe. Kubera iki? Muri Yeremiya bavuga ku nzu y'imbohe. Muri Samweli bavuga ku nzu y'imbohe ibiberamo. Rero sinshobora kwishimira ko umuntu yagiye mu nzu y'imbohe niyo yaba yarankoreye iki. Abantu banyumve neza. Niyo yaba yarankoreye iki ntabwo nakwishima ko umuntu yagiye mu nzu y'imbohe bro. Reka narabivuze n'uyu munsi ndacyabivuga. By the way hari nk'ibyo uvuze nyine nanjye nzi ariko hari Imana yize umutima wanjye. Imana yo ize umutima wanjye. Irabizi ko ntajya nifatanya n'inama z'abakobanyi. Irabizi ko ntajya nivanga mu nama z'abaserebura ibibi byabaye ku bantu. Imana irabizi ko ntajya cerebra weakness z'abantu. Imana irabizi ko ntajya cerebra failure z'abantu. Imana irabizi ko ntajya nishimira urumbe cyangwa se ibyago by'abandi. Imana yirabizi. Ntabwo rero kuba Jihad yarafunzwe ni n'ubwa kabiri mbivuzeho ko nakoze na live yanjye abantu barabimbaza ariko nge ntabwo nakwishimira ko umuntu yafunzwe. Man Jihad twarahuye ndabyibuka Jihad twarahuye rimwe duhura nabwo turi muri kesi. Jihad ari muri ribu kandi icyo gihe ninde natanze ikirego buri no mu bintu yanyangiye aranyanga sana kandi Jihad nge naramuhaye. Jihad bari bamwambitse amapingu bagiye kumufunga bagiye kujyana ikirego cye kuri parike. Jihad arambwira ati yago mbabarira gutyo man. Jihad ndambwira bro ngewe nta n'ikintu mfa ndakubabariye gutyo. Jihad ndamubabarira ibi bintu ndimo kuvuga warabizi arabizi. Abandi bantu bashobora kuba batabizi kuko baduhurije ahantu bari yicaye ahantu bamwambitse amapingu igihe yakoraga amalive arimo kumeneza izina ryanjye avuga ngo ndi umukonyine avuga ngo ntago ndi umunyarwanda avuga ngo nkoresha abantu ibiganiro bagapfa avuga ngo ntera umwaku avuga ngo bazanyica amagaze. Ibyo birego byose n'ibindi byose byo kushyiraho imvugo nishe umuntu ngo barumuna banjye bishe umuntu ari nge bucura mu muryango ngo barumuna banjye bishe ibintu nk'ibyo byose umuntu igandagira ndamubwira uzambabarire ntuzongere kumvugaho ndakubabariye. Kesi barayipfundikira. Icyo kintu rongo cyo kuba ngo naratanze iyo kesi ngo nicyo cyamubabaje kugeza igihe cyose yakomeje no kumenesa ubuzima bwanjye n'izina ryanjye. Ariko nge ntabwo nakwishimira ibi byaba ku mugabo mugenzi wanjye bro. Ibintu byose kubera ko nge nzi uko universe imeze ibintu byose byaba ku mugabo mugenzi wanjye cyangwa umugore nkabona ari umuntu nkabona hari ibintu byamubayeho bibi. Ibyo bintu ntabwo nabiserebura. Niyo naba muzi naba ntamuzi naba mfite ikibazo nawe naba nafite ikibazo nawe ntabwo naserebura failure y'umuntu cyangwa se ibyago by'umuntu. Ibyo ngibyo rwose n'umuntu wese serebura ibyago by'undi. Abantu mugira urukundo guserebura ibyago by'undi no kuba umuntu yagize ibyago ugaserebura kweri oya nta umutima uba wagiye. Umutima uba wagiye. Umuntu agize ibyago ugaserebura umutima uba wagiye. Ntabwo baca umugani ngo n'abangana barubahana. N'abangana barubahana. So udumva nge ntabwo nabikora sinzi nawe musubije nk'uko byifuza. Nta bwenge hano ngomba gushyiramo kuko ni ibintu biri open. Nge ntabwo nakwishimira ibyago by'abandi. Tugiye mu muziki dusuye mu muziki. Nabahe basa n'inshuti zawe muri Uganda babagande ubuse mubwire ngo kuko uvuze umbaje icyo kibazo ngo nabe basa n'inshuti zawe abenshi ntago ngewe nta musani nabwira ngo uyu musani ngo ni inshuti yanjye ngo uyu ni inshuti yanjye magara ngo ni umuvandimwe oya
urumva abasani turahura turaciringa tugira gute ariko ngewe nanone kandi sindi umuntu w'akabari, sindi umuntu usohoka cyane ngo njye mu kabari njye gusangira n'abantu biki. Ndi umuntu alone, I'm a paranoia loner. I love being alone, composing, listening to music. So mura nabo iyo twasohotse gutyo kandi nabajama banjye tubongaho bakambongaho, baba bafite igikorwa nk'abashyigikira n'abafite igikorwa bakanshyigikira. So wenda ikibazo kibaje mu buryo buri bwagutse, ariko nanone ntihaburamo abo umuntu avuga ati uyu muntu ushobora kumwiyambaza wagize ikibazo gikomeye, uyu muntu ushobora kumwiyambaza wagize ikibazo gikomeye, uyu muntu ushobora kumwiyambaza wagize ibyago, uyu muntu. Harimo bamwe mu bahanzi hano njye simbita abahanzi b'abagande kuko nka Levickson ntago mwita umuhanzi w'umugande. Levickson ni umujama w'umwana mwiza sana, ni umujama ushaka kwitabaza, ni umuntu ushaka kubwira ikibazo kandi akacyumva kandi akagikemura. Numubona avuga ko wenda turi close cyane, tunabonana kenshi, dusurana bitari ibya studio, akaba yazi wanjye mu rugo nkamuha karibu tukicara tukaganira. Hanyuma harimo n'abandi nk'uwo Palaso ni umujama wanjye sana. Palaso buri iyi ndirimbo mwayibonye, ariko tumaze igihe tuziranye tubonana kenshi, ariko ngewe sindi umuntu ukunda guhura n'umuntu ngo mpite mfata ifoto. Ubu ngewe mpura n'abantu ngafata nk'ifoto kuko naba mfite amafoto menshi urumva. Rero nka Palaso ni umujama wanjye sana, turabonana kenshi. Levickson turabonana kenshi, aransura mu rugo we noneho cyane. Levickson we turi kumwe cyane. Fefe Busi ni umuntu wanjye sana, we turanaturanye hano, studio zari musasigaye ziba munsi y'iwanjye. FBM ndamanuka gato nkaba ngeze iwe bitansabye no kugenda n'imodoka cyangwa kugira transport runaka nkoresha, ni hafi. N'abandi benshi, Kamira arankunda sana. Ahubwo mu minsi iri imbere mushaka kuzabona indirimbo na Kamiri ntibizaba Chameleone. Yeah man, Jose Chameleone. Yeah man. Shout out to him. Living legend Jose Chameleone. Hanyuma Just Today is my guy. Wayikibenda turaturanye we nawe turashura kenshi. We mwabonye ko twakoranye n'indirimbo nubwo tutarakora amashusho. N'abahanzi benshi bitusi dukina na gapira, twakinanaga agapira hano hepfo. Ubu sinyijya mu gapira, naraveteye, sinjya gukina agapira. Urumva waretse umupira? Sinyijya gukina nyine amasiporo yo kujya gukina gukora siporo, ariko ubu nsigaye nkora izindi siporo. Hari izindi siporo nkora. Izihe? Ubu se wowe urareba agatuza kanjye ukabona kameze nk'akawe? Yego. Ariko we abantu 462 umuntu umwe witwa Levi ni urimo kwandika wenyine. Levi comment yazigize yazishimusi. Urumva? Nge nkora siporo, nkora siporo. Ibyo utekereza sibyo, ibyo utekereje sibyo. Nge nkora siporo. Nge ndi umuntu ukunda gukora amasiporo yo kuzamuka imisozi, kubera ko nakuriye ngiye mu misozi mani. Twakuze turagira inka, twakuze twiruka mu misozi. Rero ngewe iyo narimo gukora agapira muri iyo minsi mba ndimo kuzamuka imisozi nkora amasiporo, urabyumva. Rero ikintu kijyanye na mani umaze kurya ku byana by'ibigande kazi. Ibyo bibazo se byari birimo ko turimo kuvuga ku muziki? Ibyo bibazo ntabwo byemewe hano. Ibyo bintu ntabwo njya mbikora mani. Ubushaka Karame? Ibyo ni ibya Uncle Dumba, ibyo ni ibyaba Uncle Dumba. Njyewe ndi chocolate boy kandi njyewe ndi mu bihe byo gukora umuziki. Ibyo bintu ntabwo nyibibamo, ntabwo nyiba mu bintu byo gutanamo no gutama ibyana. Iyo myaka mba numva narayiciyemo. Hari ukuntu mba numva nyine ntagitamo, ntabwo nkitanamo.
Oh, menya waya. Yo, Kenny. Aho niho tujya tuvugira ngo kaboom fire. Yeah, man. Oya kabisa ubu ngubu nsigaye ebana nsigaye ndi umwere kabisa kandi I am strong and still oh my god. Energy is up. Najambatamu muziki ubundi chocolate boy wanyu mugiye kabisa mumushyigikira ariko ebana hari Dumba iyo tuveyo tugende maso aba big energy baracyari very active nkuko bari bahoze cyangwa bacitse ingufu. reka mubwire rero aba big energy n'abantu Imana yaremye ntabwo nzi ngo baherereye nta kigo nabahurijemo nta hantu nabashyize nta hantu nabafatiye aba big energy uko mwababonye mukabona na zirambaraga mujye mugenda gakeya na gahoro cyane kubera ko zirambaraga mwababonanye bongeye kuzigarura zaza zikubye cyane kuko baza banikubye cyane ntabwo rero navuga ngo ntabwo bigeze bacika intege ntibigeze bahagarara ntibigeze bamvaho narababonye bro reka mubwire ushobora kuba ari nge mu YouTuber let me say this ushobora kuba ari nge mu YouTuber mu Rwanda ushobora kumara kandi ntabwo ari ukubyemera nubwo ndimo ndashimira abantu banjye babyumve mu buryo bwo kubashimira aba big energy ushobora kumara amezi 2-3 atakora ibiganiro ariko bro nkabona abasubs hagati y'ibihumbi byibuze 5 n'10 hagati y'ibihumbi 5 n'10 bagasubscribinga kandi ngewe ntaheruka gushyiraho ikiganiro bro maze amezi abiri nahagaritse gushyiraho ibiganiro mba bize muri no project yanjye na Palaso yago TV show ifite ibihumbi 800 ngira ngo na 10 niba atari 808 byinjira n'icyenda ubu ngubu ifite ibihumbi 820 bro none si ibyo bihumbi 10 byavuye aba big energy ndababona aba big energy kuri TikTok ndababona Gatimbo ndakubona aba big energy kuri Instagram ndababona mweretse nk'abantu basura Instagram yanjye mu minsi 30 byibuze hagati ya 5 na 6 abo saba big energy bro aba big energy abantu njya ku mapano ya ba Godfather bakaminare bro njya kuri pano za Godfather njya fungura pano iwanjye abantu bakaza bakaminare ama TikTok universe kandi wowe urabizi ko ndi uwejo bundi ndi umwana kuri TikTok ngenda gahinja kuri TikTok aba big energy ndabashimira ahantu muri ndabashimiye igihe kimwe kizagera mbategurire show mvuge ngo iyi show ni y'aba big energy gusa noneho nyishyira nko muri stade Amahoro sinzi nk'icyo gihe n'iryari cyangwa muri big energy navuga ati umuntu wese wigeze kurwanirira yagahagararana na akavuga ati no uyu mujama kabisa tugomba kumunamba mbategurire show muze mbaririmbire live mbashimire mbabagire nk'ibimasa nka bingahe tubirye ngende umuntu mbabagire nk'ibimasa nge shaka kuzakora concert tukarya urumva big energy ufite ibintu byinshi ufite ugomba kubaha big energy bro ntabwo ndabishyura ntabwo ndabitura mani ni nayo mpamvu buriya nk'iyo sohoye umushinga nk'uyu nguyu mpita mvuga byibuze aba big energy ahantu bari bavuga bati by the way our CEO is representing us urabyumva man bavuga bati kabisa ntabwo yigize aturumbira ntabwo yigize adukoza isoni bro ngewe nshobora kuba ari nge musana uzakora ubu ngubu igitekerezo cyanjye barakijyanye ngewe nari kuzikora konseri abantu bakarya kazagira umuhanzi ukora bino bintu bakubita imiceri bakubita inyama bakubita ibintu byose bashiduka mwabijyanye ntihazagira umuhanzi ngewe nashaka kuzakora igitaramo ngatekera abantu watekera ababigera zikoba bro reka nkubwire bro reka gwe ndumva kankugambe nze wala kankugambe ibintu bikorwa n'abantu bro ibintu bikorwa n'abantu none so ntushobora gukora igitaramo ukavuga uti abantu bazaza mu gitaramo cyanjye bose buri umwe agomba kuzabona kabisa kuzarya brochette 3 akarya wenda n'ibirayi 5 none se gute kose ni wakora kose ukagaburira abantu mano badeki
konseri igatangira saa sita z'amanywa, tugatangira turya dusangira lunch n'abakunzi banjye, twamara kurya tukajya kuryama. peya twamara kubyuka ubwo twarya saa sita, hagati ya saa sita kugeza saa munani saa cyenda ni icyiciro cyo kurya ku bakunzi banjye baje mu gitaramo. saa kumi n'imwe tukajya kuryama, tukavuga ati igitaramo kiratangira saa tanu, abantu mubyuka saa tatu mwoge, saa yine mujya BK Arena, saa tanu show irabitangiye, ubundi tugakubita show duhaze mpaka tondo. Oh badeki man, kubera ko aba big energy bro, aba big energy banjamyeho bro, aba big energy. Ahubwo kampani iri tayari mu Rwanda izatekera abakunzi banjye, tutangire tuvugane, ngiye ntegure show, tutangire tuvugane, ngewe nze i Kigali twikorere show, tugaburira abakunzi banjye baze muri concert ariko banarye man. Ase Dumba iyi live iri legit, ko mbona abantu bakomeje kuba 462 batavaho. Ni ikibazo cya phone yanjye, ni bimeze gute? Ndimo ndabona abantu bandika ariko ndabona abantu batava ku mubare bariho. Hano ni 500. Ngiye ndimo ndabona 462 ariko batavaho. Ni ikihe kibazo? Oyo ni 500, buri hari ukuntu internet yawe iri frozen to. Gute banyereka ko yuzuye? Bamugiye muri WhatsApp kugaruke. Okay. Ya kora request, ongera ukore request. Yaguriya ntabwo yabonaga aba big energy. Big energy ni yabonaga. Aba big energy ni yabonaga. Nyine abafana ba Yago biba birimo biragaragara ko muri abantu bamumunambyeho byatari. Yeah. So far murabona ndimo ndamubaza gute, munyandikire muri comment. Murabona ndimo ndamubaza gute? Ndimo ndamubaza ibibazo mushaka kumva cyangwa hari ibibazo ndimo ndatinda. Ngiye kumbaza ibibazo bindi bibiri, nindangiza ntangire kuzajya mpamagara umuntu abaza Yaga ikibazo agenda. Umunota umwe ubaza Yaga ikibazo ugenda, umunota umwe ubaza Yaga ikibazo pana umunota ubaza ikibazo kimwe ugenda. Ikibazo cy'amafuti ntacyo nemera. Umuntu abaza ikibazo nkabona ntabwo kiri gutwika. Yago sikula, I can't see you. I can't see you. Ongera ukore request. Ntabwo nkubona no mu bantu bakurikiranye live. Ntabwo no mu bantu. Ntabwo ndabona. Akagera ababagara ambwira ati abantu bambwiye ko wakinnye umuziki wanjye kuri icyo gihe nakoraga kuri Radio Disino TV10. So ndamubwira yo man, just I'm doing this for the culture, I'm doing this for the love of music. So paraso kuko icyo gihe tubishuti twere tuvugana, umuziki wanjye urasohoka, akajya ambwira yo big up on yourself, umuziki wanjye zasuwe ejo zisohoka, ari mu banzi banyandikiraga za rata za siswing, akanyandikira ngo naye musajyagwe ngaho atabusenyo, kamushimira gutyo tugahura. Ejo bundi nje Uganda, mbere yuko nza kuri no shuro nigize kuzo Kampala, nabwo turabona namukoresha n'ikiganiro kuri Yago TV show kindi kitari cyo twakoranye kamiliyo. So kuva icyo gihe dukomeza kubishuti gutyo, umuziki wanjye urasohoka, akajya gukurikirana, arambwira yo you have good music. Igihe kiragera ngarutse hano Uganda, rero ejo bundi nibwo twari turimo tuvugana kuri telefone, arambwira ariko Yago usko tutarakorana indirimbo wana. Ndavuga yawo ni nawe wabikubwiye? Yes. Arambwira ati usko tutarakorana indirimbo. Ndavuga yawo uradushaka kutuzapanga tu. Arambwira turi hese. Ndavuga ngende mu rugo. Uri tayari se? Ufite umwanya uyu mugoroba? Ndavuga born ready. Ubwo mugoro wanyine ndiwo mugoro nahise mugereraho
duhita anyakiriwe ahantu yujuje inzu ye, ahantu arimo kubaka inzu ye irimo kuzura, abaranyakiriye ndagenda ebana turashiringa, nyuma y'iminota ingahe vibes ziba ziradufashe, tuba twinjiye muri studio, tuba dukoze Your love was made for me. Your touch was made for me. Eyakutonda yatondeza wegendereza when making you for me. You're my twin. You fit me perfectly. Sinje gusa n'abagabo benshi bapanchitse. Sinje gusa n'abagabo benshi bapanchitse. No. Mbo yakutondeza wegendereza for me. When making you for me, eyakutonda yatondeza wegendereza when making you for me. You're my twin, you fit me perfectly, girl. Umurase. Yaman. Iyo ndirimbo rero tuba dusanze producer witwa Aditi Ranks 256. Yo, Aditi Ranks pande mfire them say niwe wakoze indirimbo ivuga ngo bino byabaki, bino byabanene, bino byabaki, bino byabanene, bino byabanene. Wantovimba ngatoli munene bajja kukwato kubira banene okubana banene teje kufura munene bino byabaki, bino byabanene. Urumva tuba turahuye, tuba turi recording iyo ndirimbo tuje tuvuga atari ko wakora muri style z'ikidandari cyo bayiteye ikidandari amanyanya producer na tula mu ngoma ne tugikuba ne tugisabula like 1 hour or 2 hours ngoma yali yawedde twali twamazo gisabula fireborn twakoze live like natural music ibiri no mu bintu nakundiye Palaso buriya ngiye mu nyamuziki za dukorana kamwe manza ajya ebana mbabwira ni munyamuziki ararenze Palasi iyi ndirimbo mubona twayirekodinze nani gutya duhana ngamuha akama nta bintu byo kwandika, nta hantu twanditse, nta hantu twize tu, never. Live natural music man, natural growth my brother. Indirimbo naje kumva ko indirimbo nziza zose nuko bazikora. Nta ndirimbo uzi mega hit bakoreye igihe kirekire cyangwa ngo bibagoye. Niba uzi indirimbo yitwa Habibi Yande Habibi ya The Ben ngo bayikoreye 15 minutes ureba none zo yize indirimbo zirenze zijya zigorana reka ngewe nk'indirimbo zanjye indirimbo abantu baba baragiye bakunda cyane ziba ari indirimbo nanditse mu gihe gito pe nk'indirimbo yitwa Ocean. Indirimbo yitwa Ocean dushobora kuba twarekoze hagati y'iminota 45 kandi nugenda ukayireba ifite ibihumbi 200 nayikoze mu minota itarenze 45 kabisa, ubwo niba ni nka 30 ngenda pass kuko yo byari live. Looking from the back me tempted to touch your wine kumaniga baby need too much. Looking from the back me tempted to touch your wine kumaniga baby need too. Oh baby for you I could die, your body more muri mine, my baby for you bombo youth wana Yago yo wari umuntu wa supportingaga umuziki nk'ubu ngubu biragaragara cyane ko nta muntu nyine ukora ibiganiro like ntabwo nshaka kuvuga ikigambo ibiganiro koze ndabona ari kuderanje ntabwo ushaka kuryumva, ariko ni wajya gusapotinga abahanzi, ni wowe bari bafite bashobora kuvugana nawe buri indirimbo zasohoka, ibyo bintu byavuyeho ibigihari. Nta muntu indirimbo iyo zisohotse ubona abagerageza basize abandi ntabwo bigipika. Iyo ubibonye ubitekerezaho iki kuri music industry cyangwa music industry uko wayisize yo mu Rwanda, urabona byaragenze gute, imeze gute, ihagaze gute ubu ngubu, wowe uvuyemo pira yawe ivuyemo? Ubu ngubu ntago nkibona ntihagarara muri position nziza yo kujudginga
nibo batubwira, nibo nkeka ko batubwira, byaba byiza aribo batubwiye bavuga ko niba kuba naravuyemo hari icyuho, niba kuba naragiye hari ikintu bahombye, kuko urumva nkanjye sinabimenya, ntabwo ndi muri position nziza yo kumenya koko niba naravuyemo hakagira ibitagenda neza, kuko ngewe hari ibintu nagikurikirana, ntabwo ndi bukubeshye, muri komenti yagonda kwemera pe, ariko nta promotion y'umuziki kuri YouTube igihari. Icyuho kizamara imyaka ibyaniko gusa, yagonda kwemera kubi. Abantu mushobora gukora comment zijyanye n'ikibazo mbajije, mushobora kuzikora nkaguma nzisoma. So wowe urumva ari yuke nta kintu Dumba ngewe ibintu byose nakoze, reka tujye tubwizanya ukuri, ibintu byose nakoze nagaragarijwe ko byari imfabusa, ko ntagombaga no kubikora. Si byose siko mu maso y'abanyarwanda byagaragaye kuri social media n'ibintu nakorewe, aho umuntu aza kuvuga ati reka ngewe ibyo ngibyo ntabwo wagombaga no kumfasha, waramfashaga se nari nabigusabye. Si hari abanzi baje bakabivuga ibyo bintu, hari abanzi baje bakavuga ko ngo nabo ngo ahubwo ntabafashaga, ngo bayinjirizaga. So ibyo byose rero tutabyirengagije nabyo tujye tubirebaho. Nuva ngo ngiye akazi kanjye nagaragarijwe ko nta mumaro kigize kagira, nabigaragarijwe n'abandi nabo nabikoreye. So rero ngewe ni mpamvu icyo kibazo twagiye ahubwo abafana cyangwa abakunzi bacu bakatubwira ese uyu munsi bimeze gute, kuko ngewe sinakubeshya, hari ibintu nagikurikirana, hari amakuru ya entertainment nagikurikirana, kubera ko nagaragarijwe urwango rudasanzwe, bituma nanjye rero mvuga ni let me move. None se Gloria Bugi ntiyavuye mu Rwanda akajya Uganda, ubu ni umusitari. Amafaranga nakorera, by the way, sinzi ko hari female artist yakorera aho ngaho mu Rwanda, amafaranga Gloria Bugi akorera sinzi niba hari female artist mu Rwanda yakorera, kuko uyu mukobwa akorera amafaranga menshi. Hano muri iki gihugu hari population iri hejuru, akorera amafaranga menshi. Rero ngewe nabonye akazi karaciwe amazi, akazi kose nakoze bagatesha agaciro, ndavuga okay, reka ngewe nicomoke. Hari ibintu nagikurikirana Dumba, hari ibintu nagikurikirana, kandi nge sinzi kubindyarya, uranzi, ntabwo nzi kubeshya, sinzi no guca ku ruhande. Rero niwe icyo kibazo ni icy'abafana, ni icy'abantu rwose bakurikiranaga ibyo bikorwa, nibo batubwira bati hari icyuho kirimo, hari ibyagaragaye, hari ibitagenda neza. Man, ariko ndabizi kuva mu muryango w'inkotanyi, si byose? Man, of course. Andene inkotanyi akabuze icyo tugomba gukora, ni igihugu ntabwo dusubiza inyuma, dusonga imbere, nta dusubira inyuma. Of course. Ni ikihe kintu wumva nanone ugomba gukorera u Rwanda mu minsi iri imbere, nubwo tukuzi kuri muri Uganda? Ewana, ubuse singiye kumena amabanga. Yamene gikotanyi. Thank you. D3 wagwan. Niko, ubu singiye kumena amabanga kweli. Ikintu ngomba gukorera kimenyi yive ndakubona my guy. Ikintu ngomba gukorera u Rwanda already naragitangiye Dumba. Naragitangiye. I am representing my country, my brother, everywhere I go. To the fullest. I represent my nation, brother. Everywhere you go. Uyu munsi abagande bose turi kumwe na Uganda, simaze umwaka n'amezi. Nta mugande n'umujyi mbona nk'umugande cyangwa nk'umuntu wabo hano. No. I represent nation. I represent Rwanda, my brother. Ahantu hose ngiye nta n'umuntu n'umwe sinzi ikigande se, ariko nta muntu n'umwe ujya umpa treatment nk'umugande, bampa treatment nk'umunyarwanda. Nakomeje kurinda ubwo busugire, nakomeje kurinda ko ndi umunyarwanda. Nakomeje kurinda icyo kintu, ntabwo ndi wa muntu uhora aho ngaho mu mbaringa. No, narinze ubunyarwanda bwanjye kandi nzakomeza no kuburinda. So bivuze ngo icyo ngomba gukora u Rwanda naragitangiye. Uyu munsi iyo mujye na Palaso ahita ambwira ati man, you guy oinama sanyalaze manji, you are representing your country very well. Ayo ni amagambo mbwirwa na Palaso, one of the best musician in Uganda and East Africa. Urumva? Rero ntabwo nigeze ngera hano ngo nigire ngo umugande, ngo nigire nyine ngo nshake kwigira, ngo nishake kwikuraho ngo ikintu cy'ubunyarwanda. No.
ubwo rero ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye ngo ready, I am representing my nation, my brother. I'm representing my country, brother. I am already contributing through let me say through my music, but connecting Rwanda and Uganda. Because if Palazzo can collaborate with me, from Kampala to Kigali, we are connecting 2 countries, my brother. Nibyo. Man. Yeah, man. Aya ni So, mabanga ni byinshi ndimo gupanga kubera ko hari ibyo nigize kuvuga ubushize, sinzi niba byarumviswe neza, ariko ngewe muri zimwe muri gahunda mfite harimo gahunda yo kuzara mu minsi iri imbere, Imana nitugirira neza ikaduha ubushobozi, harimo gahunda yo kuzubaka ikigo gifasha abantu batishoboye, abanyempano, biri mu mishinga nari mfite, nagombaga no kumurikira abakuru, ariko kubera ibibazo naciyemo n'ibihe naciyemo biba ngombwa ko bidakunda, ariko iyo mishinga iracyahari. Imana ndabizi ko izabikora kuko yarabitwemereye. Kimenyi, thank you so much man. Imana yarabitwemereye, atwemereye ko izabikora. Tugomba kuzagira ikigo gifasha abanyempano badafite uburyo. Tugomba kugira ikigo kizafasha abana bo ku muhanda, tugomba kugira ikigo gifasha abantu batishoboye, abantu badafite icyo kurya, abantu bababaye. Imana narayibisabye kandi mbwira ko izabikora. Rero icyo biri mu byo ngomba gukorera igihugu cyanjye, kuko icyo kigo kigomba kuzaba kiri mu Rwanda, hatagize n'igihinduka gishobora kuzagira n'amashami mu bindi bihugu bitandukanye, kugira ngo dufashe isi yose. Ni Imana yaturemeye. Mu gihe twaramutse bavuga ko kuramba ari ukuramuka. Bimwe mu bintu rero mfitiye umwe mu migambi nakwita ko ari imigambi mfitiye igihugu cyanjye, harimo no kuzafasha abajene, abo twafashije buriya bari bakeya. Hari benshi bazi ko bino bintu ngo twabivuyemo ngo tutazagaruka. Oya. Njyewe ndahari. Nshobora gufata imyaka 2 nkabanza nkashyira ku murongo umuziki wanjye, nkongera nkafata imyaka 10 nkaza nkakora podcast yo gufasha abantu, cyangwa nkakora ikigo gifasha abantu. Njyewe nshobora kumara umwaka ntari coding imiziki, ndimo gukora content, ndimo gufasha abantu, nkongera kuko ubuzima mbayeho Imana yamaye hano ku isi, nta muntu n'umwe ubugenga uretse Imana. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe ugomba kumitiramo icyo gukora. Njyewe nshobora kuvuga ni uyu ngiye gufata imyaka 2 mfasha abantu, ngaruke kuri YouTube nkora ibikorwa byo gufasha abantu no kuzamura impano, hanyuma nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 nkongera nkasubira mu gukora umuziki wanjye, cyangwa nkashaka n'ikindi kintu njya gukora. Niyo mpamvu nifuza ko abantu muri hano mugomba kumenya kino kintu. Umuntu ubona wanabyaye, ubwo kubabyaye, uriya muntu afite amahitamo ye, afite ibyo abona, afite vision, afite focus yindi itandukanye n'iyawe. Mujye munyuzamo mu byumve kabisa, ko hari abantu babona batabyumva, abantu babumva umuntu akwiye gukora ikintu kimwe, umuntu akwiye kuba ahantu hamwe, umuntu akwiye kumva ibintu kimwe nawe. Ntabwo ari uko nguko isi imeze. Universe itanga amahirwe kuri buri muntu wese. Universe itanga amahirwe kuri buri muntu wese, ahubwo uburyo dukoresha amahirwe universe yaduhaye ibyo bintu biba bitandukanye. Naho ubundi nta wuruta undi, nta mwiza kurusha undi, nta usa neza kurusha undi, nta muremure kuruta undi, nta mugufi, twese Imana yaturemye dukunze kandi yaturemye mu rukundo. Narese niba ufite imigambi yo kuba ufite ibyo bintu byo ibyo uzakora icyo kigo, ho kugaruka mu gihugu kubayo n'iryari? Kugaruka mu gihugu kuba sinzi kubayo, sinzi ikintu ushatse kuvuga, kuko ubu ushaka kumbaza ngo kubayo, nkahita nkubaza ngo ubu kufasha igihugu cy'u Rwanda kutabayo, aho naba nkucalenginze. Kandi kubayo n'ubu uretse kuba ntari mu Rwanda mu buryo buri tangible, uburyo bufatika, ndahari mu buryo bw'umutima man. Ndahari mu buryo bw'umutima kubera iki? It's my nation, it's my country. Ahantu hose ngenda ubunyarwanda bundiho nibyo nakubwiye. Njye sinigize nifuza kwikuraho ubunyarwanda. So igihe cyanyacyo nikigera njye nzasubira mu Rwanda, kandi ntabwo ari kera. Ariko kandi noneho kuba byo ni ibindi kuko ubu ngubu njyewe I don't like comfort zone.
I don't like comfort zone. Nshobora kujya mu Rwanda nkahamara umwaka ariko nanone kubera ko I don't like comfort zone nkaba nagira nkatuba muri Canada, najya Canada nkamara umwaka. Ubwo se wahita uvuga ngo yago yatorotse? Ubwo se ngiye muri Amerika nkamara umwaka uvuga ngo yago yanze u Rwanda yanze igihugu yatorotse? No, nuvuga ngo akazi kanjye nakazi gatuma ngewe nkora movement, nkora moves, nkava ahantu hamwe nkajya ahandi. Uko abantu savinga nago nza ahantu bari. Uretse kuba najya kuri statistics bakanyereka South Africa, US, Canada, Europe, ibihugu ibinibi baragukurikirana barakumva ko Spotify irabikwereka, bakwereka statistics y'abantu bakumva n'ahantu baherereye. So urumva rero ngewe akazi kanjye ntabwo ari akazi ko kuba ahantu hamwe. Wenda nshobora kuba mfite address mu Rwanda ariko ugasanga mfite na address muri Canada, mfite na address muri America, mfite na address Uganda. Why not? So no kuvuga ko mu Rwanda wowe ubayo n'ibikorwa kandi nawe ari ngombwa wahaba, ariko you can be anywhere as long as uri murakorera u Rwanda, nicyo cyangombwa. Yeah man. Ikibazo abantu bose bifuza kumva bashaka no kumenya, sinzi ukuntu uza kugisubiza ariko ndabizi kiragoye. Ariko Banyarwandakazi abantu bari hano mugome mumenye ko turi hano ku ndirimbo nshasha niyo dukoreye iki kiganiro ya Yago bayita Your Love. Turaba tuguma tuyisampolinga dukishijemo tuyirangize n'abantu bagende bayirebe kuri YouTube. Yago ibintu byanyuma ngewe ndiho curious. Twatangiye urimo uravuga ko usigaye uri papa. Uri papa. Twumvisha amakuru ntitwamenye niba ariyo makuru menshi abari ibihuha, twumva ko watandukanye n'umugore wagaragarizaga ko wakundaga cyane, twamenye ko wakundaga, ariko tukaba tuzi ko mwabyaranye n'ibyemera ko byaranyereka simbazi by'umugore ntago byandeba. Ariko se uvugana n'umwana angana gute, ameze gute? Ewana life, Mungu wanje yitwa life. Ameze neza cyane, handsome, a very handsome boy. Oh my god, oh my god. Amanze nguremo ingofero y'Imana icyubahiro. Oh my god, thank you Jesus Lord, thank you God. Oh my god, icyubahiro ni icy'Imana. A very handsome and cute boy. Oh my god. Ndabona comment bandika papa life forever. Ibi byo nta nubwo njya mbona ukuntu mbivuga ngeze ku muhungu wanjye kabisa, mpitamo Imana icyubahiro, ngahita mvuga ni Imana irahambaye cyane. Umuhungu wanjye ameze neza cyane, arimo arakura neza. I talk to him, I talk to them, ndamubona nta kibazo na kimwe gihari. Umuhungu ameze neza, kwibaza ko yo ineza wininda kubona ineza ni yahageze. Abibaza ko umuhungu ameze ntago sinjya mbona icyo mvuga, sinjya mbona byinshi mvuga ku mfura yanjye. Nagiye nshyirwaho ibirego shyirwaho ibirego araza bikuraho byose. Life, big up on yourself, my son. Big up on yourself. I love you. Yatangiye kuvuga. Life yujuje amezi 10 ejo bundi twatuma tumuserebura kubera ko buri tariki 5 z'ukwezi ngewe I celebrate life kubera ko every single second I celebrate my life, but buri tariki 5 kubera ko life yavutse tariki 5 z'ukwezi kwa 5 2025. Namwitiriye album ya kabiri, ariko kubera ukuntu mukunda, kubera ukuntu yaje akenewe, kubera ukuntu yaje aje gucungura ibyase byari byaranyazwe, ewana namwitiriye na album ya gatatu. Album ya gatatu mbivugiye ahangaha kuri pano ya Dumba. Album ya gatatu yitwa 555. Igitangazamakuru nicyo gitangazamakuru cya mbere kitari igitangazamakuru nkorera cya Yago TV show ndetse na Yago Pondat. Niho hantu hambere mbitangarije, niho hantu hambere nangarije izina
ya album yanjye ya gatatu yitwa 555. Ni album izaba iriho live muzamwumva aririmba kuri album yanjye ya gatatu, azaba afite indirimbo. So get ready to listen to his vocals, get ready to listen to his music. Like, he's young but he azaba tamu. Life afite amezi 9. Oya afite 10 ubungubu, yujuje 10 ejo bundi. Afite amezi 10 ariko kuri album yawe 555 afite windirimbo. Afite indirimbo kabisa. Yaguye indirimbo imeze gute? Iyo ndirimbo kambanze nkubaza, wari ubizi yuko zimwe mu ndirimbo hano ku isi zimaze kumvwa no kurebwa n'abantu benshi? Wari ubizi ko harimo indirimbo y'abana, zimwe mu ndirimbo top 5 most viewed song on YouTube? Wari ubizi ko harimo indirimbo y'abana? Ntabwo nari mbizi. Mu ndirimbo 5 mahanga kubarusha, kubera ubu ngubu sound yacu iri hejuru cyane, dufite sound imeze neza. I mean iyo bavuze production sound baraturusha, bafite sound iri hejuru ubwo baturusha boom, baturusha groove, ariko dufite instrument kubarusha. Turimo turacuranga ibintu byiza cyane, niyo mpamvu uyu munsi abanzi nyarwanda bari mu bafite isoko Uganda, isoko Uganda cyane. Nk'ubu Element agiye kuza kandi Rikesh amaze kuhaza. So sinzi niba usobanukiwe itandukaniro rero. Yego narisobanukiwe. Akandi kabazo Dumba, ikindi kibazo ndashaka kumbwira ikintu positive na negative wigiye muri industry y'ahangaha mu Rwanda naho ngaho muri Uganda. Positive na negative. Ikintu kiri negative njya niga ibintu biri positive, nakubwira ibyo nize biri positive. Ibintu biri negative nta mumaro wabyo, ntabwo njya mbyiga. Okay, let's go. Ikintu kiri positive nigiye muri industry yo mu Rwanda ni ikintu kiza nigiye muri industry ni industry yo mu Rwanda irimo abajama b'abahanga. Muri impamvu showbiz yo mu Rwanda yagize ikibazo uyu munsi, bakaba barimo gupromotinga ibintu bitari umuziki, bagapromotinga ibintu bidasobanutse. Ni media niyo yakoze icyo kintu. So industry rero ya cyane na media promotinga ibintu bidaye. So ikintu rero navuga, industry yo mu Rwanda irimo abajeni, abantu bari genius, baramutse bashyize hamwe bakora ibintu bikomeye cyane. Bafite imbaraga ariko bo ntibarazivumbura, ntibaramenya nyine imbaraga bafite. Rero icyo nicyo kintu navuga nize, ariko sinzi niba twese twakiga cyangwa twakimenya. So ibiri negative byo ni ukudashyira hamwe, ntabwo bashyira hamwe, ntabwo bashyigikirana. Beef zabo ziri personal, beef z'abanzi bo mu Rwanda ziba ziri personal sana. Mu gihe hano Uganda umuntu ushaka kugirana beef ariko mugakora business, ntibibe personal, ntibigere ku mutima, ariko twebwe bwacu bibaho cyane. Sinzi niba nkusubije rero Simi. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Umuhuro sport. Mwiriwe mute? Bravo, makuru yawe. Neze bo. Ntabwo ndagusuhuje. Nakwikirije boga. Ndi umwe mu bantu baje bagukurikiye kabisa. Ndi hano hafi Kansanga, urahazi?
ya akabazo yendaga kubaza mu Rwanda ugereranyije wenda n'abahanzi baba bahari, haba abahanzi wenda bo kuva muri za 2010 kugeza wenda uyu munsi, kuva 2010 kugeza uyu munsi, ndetse n'abandi barimo kuzamuka muri iyi minsi, ubona ari abahe nyine bafite ubushobozi bwo kuba wenda bazamura u Rwanda kujyanye na industry yo mu Rwanda, wenda ugereranyije wenda ubwo nituva 2010 turasangamo ba Debe n'abandi bagiye batandukanye, noneho n'abandi barimo kuzamuka muri iyi minsi, ubona ari bande baramutse bakoze neza cyangwa se bakomerejeho ari bande nyine bazamuka kugera ku rwego wenda rw'ibihugu duturanye like nka za Nigeria cyangwa se Uganda n'ahandi? Umuhuro Sports TV urakoze. Ariko njye sinjya ngereranya abantu, sinjya ngereranya amageneration, sinjya nanagereranya abantu. Ikibazo cyawe uraza kwihangana nkufashe. Sinjya ngereranya abantu, ntabwo njya ngereranya n'amageneration ngo mvuge ngo iyi generation ngo niyi ngiyi ngo niyihe ngo ishobora, kuko uyu munsi umuntu wese iyo ari muri position yo gutanga igitekerezo ntabwo yakibura. Nk'ubu ngubu umuhuro tuvuga ngo gira igitekerezo utanga kuri showbiz nyarwanda wahita ukibona. So rero ngewe sinjya ngereranya amageneration, ibiriho niko ubwo universe yabigenje. Ni nayo mpamvu njye ntemera amatsinda ari mu Rwanda muri showbiz ngo new generation. Yes, they are new generation, we know, but don't exaggerate. Mwibikabya mwitangira kumva ko aba new generation ngo nibo bagomba ngo gukora ibintu ngo kurusha ngo bakuru babo. None so kuki new generation badafatanya na bakuru babo? Kuki batafatanya? Kuki twumva ko dukwiye kugeranya tukamenya niba abagezweho aribo bagomba gukora ibintu kuruta bakuru babo? Kuki ahubwo batafatanya? So njye mbibona mu buri ango y'ubufatanye n'ubumwe kuruta kuba habamo ibice. Sinzi niba musubije. Urakoze. Gusa kandi kabazo wenda kanyuma ntabwo ari byinshi. Njyewe buriya natangiye kumenya ku ndirimbo yawe ya Suwejo, ariko cyane cyane ahantu henshi natangiye kuyimenya ni ahantu muri quartier mwaje gushyingura umutipe, sinshaka kumuvuga hano, gusa nk'umuntu nyine wavuye iburasirazuba, ubona hariho undi muntu nanone ushobora kuba watera ikirenge mu cyawe byibuze tukara ko nawe twamusapotinga? Ese ko ntari imana ngo ninjye ugena, ahubwo wowe tera ikirenge tuzagusapotinga. Ubwo nari nkubajije tugereranyije naho wenda nk'umuntu w'iburasirazuba cyangwa se n'ahandi ahantu hagiye hatandukanye, kugira ngo tuvuge byibuze iburasirazuba havuyeho Yago turamuzi, afite byinshi yagejejeho wenda ashimisha abafana ndetse n'urubyiruko muri rusange. Ashobora kuvuga uti nyamara navuye iburasirazuba ariko hari undi muntu ndimo kubona urimo kuza neza gake gake. Wenda niyo utamuvuga izina ariko wenda ukatubwira uti ndabizi arahari. Ko ntawe nzi. Nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo universe iraproducinga hazavayo n'abandi bakore n'ibiruta ibyo twakoze. Ahubwo ikibazo umbajije nyine like I don't know, sinzi kind of ibibazo urimo kumbaza ngewe numva atari nge wakagombye kubibaza pe. Numva urimo kubaza undi muntu utari nge. Nimbizi umuhuro ibibazo undi muntu utari nge. Umuhuro rero umwanya wawe urarangiye, reka tugenda ku wundi. Urabyumva ute? Urabyumva? Murakoze Yago Biginaje. Okay, ikibazo cyanjye cya mbere nashaka kubaza, ese umuziki wa vuba aha ngaha by'umwihariko muri Afurika yacu dukunze kubona uri gukorwa cyane muri njyana y'amapiyano. Ese hari ubwo waba uteganya gusohora umuziki ikoze mu mapiyano?
twarawusohoye ahubwo reka tugufasha ujye kuwumva. Twasohoye indirimbo yitwa mu mavi iri muri jare y'amapiyano. Twasohoye indirimbo yitwa aho binjyana ni amapiyano harimo tarabu yo muri Tanzania. Twasohoye indirimbo yitwa habaye ibitangaza ni amapiyano. Ahubwo ugenda uhita uzishaka uzumve. Ikibazo cya kabiri si uteganya gukora amapromotion mu bihugu byadutanze imbere mu muziki cyangwa se biri hejuru y'u Rwanda na Uganda mu muziki, urugero nka za Tanzania, za Nigeria, kugira ngo izina ryawe rizamuke ku buryo usohora indirimbo igahita igoinga viral? Turabiteganya byose, turabiteganya, tuzabikora. Courage cyane kabisa, turakwemera Big Energy. Asante sana. urakoze cyane. Ishimwe Fabrice, Yes. bamaze gute ikibazo kimwe kuri yego, and then Narinjeho ariko ntamazeho umwanya munini mbona live yanyu. Sinzi niba kugira ngo ngire ikibazo mbaza cyangwa se igitekerezo mwanshi. oyo genda ntabwo aho tugeze araje kandi aricaye amaze umwanya, ntabwo azi aho bigenda, yakabaho kuvuga ngo abaze. Anyways, ndibaza ko yago dusoreze hano. Muri ibyo bintu ntabwo haza kuburamo ibintu by'ingirakamaro, kereka ku giti cyawe niba hari ibintu ugomba kutwibwirira. Njyewe ntabajije, but I feel like umuziki tuwuvuzeho. Indirimbo